Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Igitondo cyiza kuri mwese. Tugiye gusoma igitabo cyo kuva igice cya 19 kigizwe n'imirongo 25. Imana yerekera Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Mu kwezi kwa gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye i Refidimu bageze mu butayu bwa Sinayi, babambamo amahema. Ni Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajyeho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati, uko aba ari ko ubwira inzu ya Yakobo ubutumwa, aba ari bwo ubwira Isirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitendera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Batoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayabe ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose arazahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve vugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo. Wa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwoko bwose ku musozi Sinayi. Washyirireho urugabano rugotuye umusozi impande zose. Abwira ati, mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo. Uzakura kuri uwo musozi no kwicwa zicwe. He kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicisha amabuye cyangwa bamurasa imyambi. Naho ryaba itungo cyangwa umuntu cye kubaho. Ihembe nirivuga ijwi rirandaze, bazamuke bigire ku musozi. Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aza ku bantu, arabeza bamesa imyenda yabo. Abwira abantu ati, umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, ntimuterane n'abagore banyu. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo munsi. Ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana. Abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda imishyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana. Bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga. Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe w'uwo musozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati, manuka utegeka abantu be gutwaza ngo bajye aho Uwiteka ari kumwitegereza, benshi muri bo bakarimbuka. Kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze, kugira ngo Uwiteka atabagwira. Mose abwira Uwiteka ati, abantu ntibabasha kuzamuka kuri uyu musozi wa Sinayi, kuko ubwawe wadutegetse uti, ugotesheje uyu musozi urugabano uweze. Uwiteka aramubwira ati, genda umanuke maze uzamukane na Aroni, ariko abatambyi n'abantu be gutwaza ngo baze aho Uwiteka ari, kugira ngo atabagwira. Nuko Mose aramanuka ajya aho abantu bari, arababwira. Icyo cyari igice cya 19. Reka tubabwire ngo dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.